Bashuhuje mwaramutse neza mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira mu byo mukora byose, tuzi neza yuko mumerewe neza kandi n'abatamerewe neza rwose mukomeze mwihangane, niko mu isi bigenda, ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizagenda neza. Rero turashimira cyane mwebwe mudahwema kubana natwe, mwebwe mukora subscribe, mwebwe mukora share, mwebwe mukora comments, muduha comments rwose turabashima cyane, kandi namwe mukora like ni iby'igiciro kuri twe. Turashimira cyane mwebwe dusanganywe kandi twongera gushimira nanone cyane namwe bashyashya muje kurica no muje gukurikira ibiganiro bihavugirwa. Ni ukuri tubijeje yuko tuzabana namwe ibihe byose kandi ko twiyemeje guhugurana kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibyo umuntu akwiye gukora, ibyo umuntu akwiye kureka, ibyo umuntu akwiye gushyiramo imbaraga n'ibyo umuntu akwiye kugendamo gake. Rero kuri mikoro ni Justin niyo saba, uyu munsi tubazaniye ibintu bitandatu cyangwa se abagore batandatu ukwiye kumanza ukitondera mbere yo kugira ngo umushake, yaba ari umukobwa cyangwa ari umugore, uba ukwiye kubyitondera kugira ngo utazabaho uhangayikishijwe n'iminsi. Bizwi neza yuko urushako iyo urushatse nabi upfa nabi, ariko washaka neza niryo juru rwose rito bavuze. Rero iyi ni n'amahumbezi inshuti zacu muze tubane. Nk'uko tubizi muri iyi minsi cyangwa se no mu minsi yashize hariho abagabo benshi bakunze kugenda bagaragaza ibibazo bitandukanye, hariho abagabo bakunze kwicwa n'abagore, gusa n'abagabo nabo hariho abagiye bagira ingeso mbi bakica abagore babo cyangwa se bakabahemukira, ariko uyu munsi tuje kuvuga ku bagore batandatu ukwiye kwitondera kugira ngo nujya gushaka nujya gutereta uzajye witonda, yaba umugore yaba umukobwa, muri aba bantu batandatu uzajye ugira amakenga kugira ngo utazapfa wicuza. Hari abantu benshi bakunze kuba bariho ariko bakaba bariho bicuza, kandi bakaba bari abagabo b'abasirimu ariko bikaza kurangira rwose nabo bahuye n'ibizazane. Rero ahangaha ndagira ngo nkubwire yuko uba ukwiye kubyitondera mu gihe icyo ari cyo cyose ugiye kugira icyo ukora. Rwose ndakubujije inshuti yanjye, ndakubujije rwose ntuzagire ikintu ukora uhirahira utandukira kuri aya mabwiriza ugiye kumva, ndagira ngo rero uze tubane. Ikintu cya mbere cyangwa se umugore wa mbere ukwiye kwitondera, uzitondera umugore wavuye mu nzu. Ni ukuvuga ngo yaba umugore cyangwa se umugore wigize umukobwa ariko akaba yarigeze kujya mu nzu akayivamo, uyu muntu uzamwitondere, uzamanze ugire amakenga. Impamvu buriya iyo umugore yahukanye ku mugabo we aba afite ingeso nyinshi akuyeyo, cyangwa se aba afite ingeso nyinshi imuvanyeyo. Hari igihe umugore agenda agashaka umugabo, birashoboka cyane ko umugabo pe yamunanira, ariko hariho n'abagore baba bafite ingeso zatuma batabana n'abagabo. Rero ujye witonda nujya gutereta umugore wavuye mu nzu, uzajye wibaza kabiri uvuge ngo mbese uyu mugore kuba yaravuye mu nzu byaba byaratewe n'iki? Mbese ni umugabo wamunaniye cyangwa ni uyu mugore wananiranye? Kandi nanone uzirikane neza yuko nubwo yaba yaravuye y'uwo mugore atarananiranye, uzirikane ko umugabo yamuteyemo iyindi mico cyangwa se izindi ngeso. Murabizi neza yuko buriya abagore iyo bagishaka baba bafite umutuzo muri bo, ariko uko barushaho kugenda bahangayikishwa n'abagabo bagenda biga ingeso zikomeye ku buryo nawe kugira ngo uzamugonde bikugora. Ni ukuvuga ngo aba ameze nk'aho ururimi rwe aba ashaka kugenda abwira abantu bose ibyamubayeho, aba yarahahamutse. Uyu muntu wahahamutse rero iyo ahuye nawe ukiri umusore cyangwa se uri umugabo utuje, uko byagenda kose nawe aguma ugenda agutaranga agushyira hanze, kuko ahora atekereza yuko nawe ugiye kumubera nk'umugabo wa mbere. Niyo mpamvu rero haba hakwiye kubaho kwitonda no kwigengesera kugira ngo hataza kugaragara icyuho hagati yawe nawe mumaze kubana. Abenshi iyo bamaze kubana niho batangira kubona ingeso nyazo z'umuntu. Niyo mpamvu rero umugore wavuye mu nzu rwose cyangwa se umukobwa wavuye mu nzu, ndakwinginze uzitondere kumushaka. Uzitondere kumushaka, situvuze ngo ntabwo bakwiye gushaka, ariko ukwiye kwitonda kandi ukiyemeza yuko ingaruka zose zizavaho hanyuma ukwiye kuzazirengera. Abenshi bakunda guhura n'ingaruka kubera ko hari igihe usanga abo bagore rwose barakwiyeyo ingeso zitandukanye cyangwa se barakuweyo n'ingeso zitandukanye. Uzitonde rero umusore wanjye cyangwa se mugabo wanjye, ahangaha uzahitondera. Icya kabiri rero, umugore wa kabiri ukwiye kwitondera ni umugore ukubita abantu. Hariho abagore bitwa ko ari abanyembaraga, noneho ugasanga afata abagabo agashwanyaguza, yafata abagore agashwanyaguza, agafata abakozi bo mu rugo agakubita,
uzamenye ko uyu nguyu nawe ari umuntu wo kwitondera. Impamvu uyu muntu hari ukuntu aba ateye, hari ukuntu aba yiyumva, cyane cyane aba ngaba baraciye nk'ahantu muri za kungufu, ahantu muri za karate, uzamwitondere rero. Kuko iyo yamaze kugufatisha arakuzunguza akakubuza epfo na ruguru, maze mujye mwitonda, muzi urugo umugabo urimo akubitwa. Iyo umugore yagukubise rwose n'ejo arakongeza, n'ejo bundi akakongeza, maze ugasanga ibintu byadogeye. Rero umuntu wese ukubitwa n'umugore, cyangwa se niba ubona umugore akubita abandi bantu, uzamenye rwose ko uwo muntu ari uwo kwitondera, kandi kabone n'ubwo yaba akiri n'umukobwa, uzamwitondere kubera ko ashobora kuzagira atya akazajya agukubita ugasanga yarakuvunaguye. Nyamuneka wa musore we, wa mugabo we, uramenya ibi ngibi ntuzigere ubyijandikamo, uzashaka umugore utuje, abagore batuje barahari. Uyu nguyu nawe amanze yigishwe n'igihe, yigishwe n'iminsi, bityo namara kugororoka abone gushaka umugabo. Ariko ntuzigere rwose wishora mu muriro umeze utyo ngo ujye kuri uyu mugore umeze atya. Kandi kenshi na kenshi uyu mugore inshuro nyinshi akunda no kuba umusinzi, akunda no kuba umusambanyi, kubera ko n'ubundi abasuzugura abantu aba ari kumwe nabo. Niba rero uri umugore nawe kandi ukaba ufite iyi ngeso yo kurwana, rwose ushobora kuyicogoza kugira ngo uzarusheho kubona umugabo mwiza kandi umugabo ukubaha. Icya gatatu rero, umugore wa gatatu ni umugore utukana. Hariho abagore batukana cyangwa se abakobwa batukana bameze nk'abashumba, rwose uyu nguyu nawe uzamwitondere. Impamvu uyu mugore utukana agutuka ibyamvaye na njyahe, bigatuma nawe umubiri wawe usharirirwa, ntugire umunezero muri wowe. Rero rwose nubona umukobwa atukana, yatuka ababyeyi be cyangwa se atuka bagenzi be, akabatukuza, yajya kuri social media agatuka abantu, uyu muntu rwose uzamwitondere, uyu muntu ntuzamushake. Hariho rero abagabo benshi n'abasore bakururwa n'ibyo bintu, bakavuga ati dore uriya mugore cyangwa se uriya mukobwa ubasha guhangara abagabo akabandagaza, uriya niwe unkwiriye. Burya nawe niko azakugira. Uramenye rwose ikibaye kuri mugenzi wawe nawe nicyo bagukorera. Rero uzitonde kugira ngo ejo utazicuza ukaririra mu myotsi. Umugore wa kane rero ukwiye kwitondera ni umugore uvugagura. Uyu nguyu we ntarwana, ntanatukana, ariko aravugagura. Ni ukuvuga ngo icyo abonye cyose arakivuga akagishyira hanze. Uyu nta mugore umurimo. Uyu nguyu ni wa wundi mujya mu buriri mwagira ibyo mukora ugasanga yabyutse abivuga. Ni wa wundi haza umushyitsi wanyu hagira icyo mumuha akagenda abivuga. Ni wa wundi ababyeyi bawe agenda bavugagura, avuga ibyamvaye na njyahe. Aha ngaha rero uzamwitondere. Uyu muntu kumushaka uzamwitondere, kuko uyu nguyu hari n'igihe asenya kurusha ba bandi ba mbere, kuko umuntu utagira ibanga burya nawe ni umuntu mubi cyane. Umugore w'ururimi rwarenze ntabwo ashobora kubakana mba. Rwose muzabigerageze murebe, nta mugore umuvamo, kandi n'umugabo nawe iyo ameze gutya nawe nta kintu abasha kukugezaho. Kuvugagura rero ni ukuvugagura icyo umuntu abonye cyose, kubera ko iyo abantu bari hanze burya baba bategereje ibisohoka mu rugo rwanyu. Iyo hagize rero igisohokamo cyabafasha kuba babasubiza hasi, baba bababoneye hafi. Rero uzitondere uyu mugore uvugagura. Umugore wa gatanu ni umugore ugira ingendo nyinshi. Hariho abagore badakunda kuregama mu rugo, ku buryo buri munsi usanga yagize urugendo ajyamo, yagize aho ajya, yataha ubukwe, yagira iki, mbega ugasanga hari hose arashaka kuhajya. Cyangwa se yakumva wenda hari nk'ahantu hari nk'amasengesho, ugasanga arashaka kuhajya hariho hose, mbega ukabona kuregama mu rugo byarananiranye. Niwe uyobora ibimina byinshi, niwe uyobora inzego muri politiki nyinshi zitandukanye, niwe mbega utuntu twari twose ugasanga ashaka kutwijandikamo kugira ngo azajye abona uko akora ingendo nyinshi zitandukanye. Uyu mugore inshuro nyinshi akunda kunanira uwo yashatse, uwo bashakanye barananiranwa, kubera ko burya iyo abantu bashyingiranywe baba bashaka no kugira ngo bamarane igihe runaka bari kumwe bari kuganira. Icyo gihe rero we ntabwo akibona, ahubwo ahora agenda, mbega icyo ari cyo cyose ukabona ari nyirarugendo. Twamwita nka nyirarugendo cyangwa se serugendo, ugasanga ingendo zamubayireye ingendo, kandi ugasanga umusaruro uzivamo nawo ntawo, usibye amazimwe n'amatiku no gushaka gusuzugura uwo yashatse. Umugore cyangwa se umukobwa ukunda kugira ingendo nyinshi, adakunda kuregama iwabo mu rugo, nyamuneka uwo nguwo rwose ntuzamugire umugore wawe, ndakubujije, kugira ngo ejo utazicuza.
umugore wa gatandatu rero, umugore wa gatandatu ni umugore wifuza ibintu byinshi. Uyu ni umugore w'umunyeshyari, ni umugore w'umunyeshyari ukunda kubona abandi bagore bagenzi be bashobora kuba bageze ku rwego runaka nawe agashaka kumera nkabo, agashaka kwifuza kwambara imyenda nk'iyabo, kwambara inkweto nk'izabo, gushaka kuba mu nzu nk'iyabo kandi akanabigaragaza agabicyurira umugabo. Uyu nguyu uzamwitondere. Ikindi ashobora no kuba akiri umukobwa, nawe uzajya umubona, uzajya ubona ibyo akora bihabanye cyane n'ubushobozi bw'iwabo. Uyu nguyu rero rwose uzamwitondere, nyamuneka nyamuneka uzamwitondere utazapfa wicuza. Abantu benshi bakunze kugenda bahura n'ingorane zituruka ku bantu nk'aba, kandi abenshi ntekereza ko namwe muhanganye nabo. Rero uzitonde, 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 kuko abantu nk'aba ntabwo batandukana n'ubusambanyi, ntabwo batandukana n'ubwomanzi bundi. Uzabyitondere, uzabyitondere. Umugore nk'uyu nguyu ndamukubujije. Nyamuneka rwose musore wanjye, nawe mugabo unkurikiye, uramenye ibintu uzabyitondere. Mbese hariho abo tutavuze muri iki kiganiro, twandikire muri comments ubundi turusheho gusangira amakuru. Mbese muri abo twavuze hariho umuntu wo ushobora kuba uzi ariko akaba afite ingeso mbi nk'izo twavuze, nabwo watwandikira muri comments kugira ngo turusheho gusangira amakuru, tumenye neza uko isi ihagaze. Kandi niba wishimiye kino kiganiro ukande like, niba uri mushyashya ukande subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo video y'ubutaha izakugereho mu ba mbere. Kandi ushobora no kumva hari uwo cyagirira umumaro, wagisharinga kuri uwo muntu kugira ngo turusheho kwagura umuryango w'amahumbezi. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, tuzahure muri video y'ubutaha. Ciao.